Titi Brown yigeze kuvugisha ku isabukuru yawe. Urambwiza ukuri ko kuri anniversaire yawe basi atanakweje n'aka message kugira ati happy birthday bro. Bakohereza se message umuntu uri kwangisha abanyarwanda ngo baramwirukanye baramuciye. What the fuck? Birthday to you. Slim Jesus. Ararize. Nago nari mbyiteze man. Noneho ukuntu yanyibaraguzaga birarenze byatari biranshimishije. Muba muri kunyereka urukundo nyine nataneretswe nyine naho byitwa nyine ngo ni bakuru bacu. Birarenze ibintu byo kunungura mu bireke dufesa anniversaire. Ndabizi ntago umeze neza ariko niwe wabyiteye. Ese biramubabaje kuko ukoze na anniversaire kandi ni igiki wasaba Titi? Kintu ngiye nasaba Titi ku munsi w'amavuko wawe. Yego. Kintu namusaba Slim Jesus. Ntago mushaka kuva mu kibuga neza. Kandi bibe turi kunyuramo byo kwizamukira cyo kubona ko ari twe tugiye kugerwaho. Namwe mwabinyuzemo ari abandi mwasanze babari imbere. Ntago nimwe mwahoze nyine muyoboye industry ya dance. Mbere yanyu hari abantu bari namwe imbere yanyu. Rero namwe niba twe turi kugera mu gihe cyacu muduhe umwanya neza cyane mwaga kuva mu kibuga neza ari ukundi muzakivamo. Ngiye ntago mani nyishaka kubaza wabo bajama cyane numvishe bari no kubakubita utunyafu kunda muve mu kibuga neza mukora ibindi mwariye byinshi natwe twirire cyane mwanga kuvamo tuzabakura mu kibuga komeza tubirukanye. Ngewe igihe mu kibuga neza bro. Igihe Titi yakoraga iriya live kuri TikTok ari kugusubiza numvaga ko nta winde usihari uzaza uvuga uti byibuza nsabye imbazo wenda ko nishe izina rya Titi Brown akaba ari umuvandimwe udufasha kandi ari nge wananiranye ariko aka kanyura cyapfukasinzeho ko Titi ari mubi. Yarabeshyaga nese hasabwa iki basi kugira ngo wenda mwiyumve. Nanjye nkuko nirirwa mbivuga nanjye nagomba nishimiye kuza mu stock kuri no kamera iki gihe kintu nshaka abanyarwanda bamenye ukuri bagafata ya mbere agatuza ibyo yambeshyeye byose akabisabira imbabazi agatuza abanyarwanda mukabimenya ko nta kintu na kimwe kitari ukuri. Ibintu nabihereye kera nahereye kera nkora nta mpamvu nimwe yigeze agira yo kudakorana nanjye naho mubirirwaga babimubwira. Nanjye rero ikintu nshaka uzaza ubwira abanyarwanda ko byabaye unababwira impamvu birangire wenda nanjye ari amagambo nagiye nkoresha atari meza sometime nakwita digidiga ariko n'ubundi wazanye inda ntago mwiguraho ko ntacyo umariye babimenye byose tu bive mu nzira birangire. Gusa nyine ubu ngubu nta nubwo nyiri ku bintu bya Titi ubu ndi ku maproje yanjye banyarwanda bafite ibintu byinshi. Turi kwa gatatu tariki 16 harya yavutse tariki zingahe? 16. Jewe nabonye yarakoze anniversaire. Titi Brown yigeze kuvugisha ku isabukuru yawe. Okay. Noneho abanyarwanda munabimenye munabirebe. Slim we wese wabibonye birthday yanjye se uri kubikurikirana. So wabonye ko nawe stinze the moon star. So wabonye ko nahujuje. So wabonye ko ibintu byagenze neza. Famille yaraje umuryango wose. Wapi nagari bose ariko benshi baraje. Haje ba sister babiri wo bita Marita na Brandine hanaza n'undi mu brother bita Amani. Undi mu sister wanje bita Landrine we nagari na yaragiye. Yego. Papa nawe nago yaboneka mu iboro nk'ibyo byo mu birori. Titi Brown niwe muntu dufitanye ikibazo muri famille ababeshya. Mwarabibonye habe na repost habe na comment byitwa ngo ndi Murumuna. Habe no kumposting. Kandi du followingana. Rega kuri Instagram turafollowingana muze kubireba. Uramufollowingana akagufollow. Areba stati nanjye nkareba ize bikarangira. Na comment na share. Rega basi niyo tutanakorana akajya nambwira basi mutarega aga story unakoza akantu nkashyize story iki byose byarahuriranye nyine nanjye birandenga ndavuga nanjye reka nkoresha imbaraga nkeya zanjye zizabyara nyinshi ko nanjye nabitangiye nyine na batanshigikiye ariko ubu nanjye mfite power to reka nkubaze ikibazo. Urambwiza ukuri ko kuri anniversaire yawe basi atanakweje n'aka message kugira ati happy birthday bro cyangwa iki? Bakohereza se message umuntu uri kwangisha abanyarwanda ngo baramwirukanye baramuciye.
kandi yarabibabwiye so umuntu waje akamvuga biriya bintu ari urukundo bro uriya muntu ari ikintu aba kwifuriza mu buzima none se niba uje ukaba audience yose public abanyarwanda ukababwira uriya muntu umuntu noneho nk'uri ufite izina Petit frere se ubu mwangije wenyine yarazi ngo aranshwanye gusha aranyangije kandi ikintu tubatse ntago wamenye aho gisenyera uramenye umuntu usenya n'uwubatse uramenye njye nariyubatse bro ku giti cyanjye ntago wansenya icyo wakoresha cyose ibyo wakoresha byose imbaraga zose wakoresha nanjye mfite imbaraga zanjye wenda sinzi uko zingana ariko nizarurema n'iz'Imana ngiye nkoresha nta zindi mbaraga anniversaire ubwo ntago wababaye ugatekereza ati kavuga ati kuki umuvandimwe wanjye basi yabatanavuze ati reka ngire ikintu nkora cyangwa namvugisha nabo bro inshuti za hafi zikurutira umuvandimwe ukuri kure ngiye mba nishimye n'inshuti zanjye nye dusangira bikeya dufite tugahaga uramuji mu mureke nawe ahari ntago yorohewe ndabizi mutegereze ibyo azavuga murabizi bamukubise akanyafu ukunda baramuhanye baramuganirije kabisa none se reka nkubaze hari umuntu wenda ku myaka umaze kugira nari bukubaze hari umuntu wari wagira urumva uba ufite inshuti za hafi sibyo wenda nekeza ko wenda Titi ari umwe urabona ko Nyambo yakoze anniversaire wawenye ukuntu Titi aramutunguye yamujyanye tuntu tw'utugift we basi nta n'umukobwa ufite wavuze gutya kona ragutunguye n'akantu k'akagift mu babies shangiye ibintu bijyanye n'ababebe ntago mbirimo ubu ngubu ndi gushaka iterambere ryanjye ndi kubaka vutu gang ko atatera imbere ababebe bafite ukuntu nyine kubajyamo cyane iyo uri gushakisha nkatwe bitaracamo ko turacyari insazi slim we turacyari insazi dukeneye n'ubufasha bw'abantu n'abantu mujya murana ibi bintu mufite ikintu mwadufasha ntago turaba neza dukeneye ubufasha bwanyu ababishoboye tu rero mu gihe ngiye nyibere muri ibyo bintu ntago najya mu byo gukundana rega nabwo bisaba gukonsoma ababebe b'i Kigali se wabajyamo udashyushye urabayobewe genda cyane umukene ni nzakundana nakize nanabonye amafaranga ntago ibintu by'ababebe bumbirimo keretse ni munyiteretera abayafite nibaza niba utajya emosi what the fuck what the fuck I can't believe in my Slim Jesus. I can't believe in my bro. Man away. Happy birthday, Chewbacca. Chidule wa futule sida. Sida ke. Chaise. Yala. Ararize. Ararize. Cyaze slim we donda yisize. Ako nyine bro. I can't believe my man birarenze. Nago nari mbyiteze man. No kuno yanyibaraguzaga. Shaman Mercy Blood. God bless you man. Nje buriya nubwo nyine nagize anniversaire n'ubwa mbere nyine nanazifese nka kuno ntago ari uko byagendaga uyu mwaka nyine waje uri different mwese ndabashimira kabisa abantu muri kunsapotinga nanjye ibintu abanyarwanda muri kubona nta ruhare nabigiramo tu ni imipango y'Imana kabisa okay ni imipango y'Imana gusa ndabashimira Imana ijye bakubira kabisa okay uretse kongera gusubiza muri ne ese nyirukegerene kara kantu kuko tubanza tunarebe banarebe n'ibintu biri kuri keke n'iki yaribagwanye rega ntago twari tubyiteze bro yaga foto ya Chewbacca ndamufasha nanjye muvumbyi mukuru thank you bro.
Okay. Hano hariho agafoto kawe. Ase kuki nakwatse ifoto kayi mu bundi udatekereje wumvaga ngiye kuyikoresha iki? None se wayinyatse umbwira ngo ntunge muri phone bisanzwe. ntabwo nanjye cyazi ibintu biranunguye ko nyine nanjye bikurikiza ntabwo nyakeka nta nubwo biri hafi y'ibintu wenda twatekereza ko bya Slim we ntabwo nari mbyiteguye kabisa. Thanks kabisa, ndayikunze no keke. Imana ibaho umugisha kabisa. Ujye ugira emotion. Hano ukuntu uzi ko yararize man. Birarenze byatari biranshimishije. Sha muri kunyereka urukundo nyine nataneretswe nyine naho byitwa nyine ngo ni bakuru bacu. Abandi nyine birirwa bigira ngo abana beza naki. Gusa nyine murakoze cyane. Ndashimira Slam Jesus na timu yiwe kugira iki gitekerezo nyine. Ni benshi cyane duhura ariko nyine kugira umuntu azagutekerezaho nka kuno ku munsi wawe sanga nyine umuntu wagira icyo gitekerezo ari bakeya kwijana. Waruzi ko nawe ufite abantu wenda bagukunda bashaka kugatereka umusaza tumutungure kuko iyo tubibona tuba tubona umeze nk'umuntu ubabaye utishimye cyane. Uri umuntu atekereje kugatereka gukorera anniversaire cyangwa aguhereze keke ku isabukuru yawe. Nuko tuba tugira ngo wenda tureka abanyarwanda abone ko rimwe nawe nyine wakishima kandi nawe ubone ko ukunzwe. Bino bintu nyine wajya gutekereza ko nawe ufite abantu wenda ku buryo warekera kumera nk'uwihebye ukarekera nyine kubaho uvuga ati Titi ibintu nk'ibyo. Sha ntago nyine nari mbyiteze gusa nyine muri no minsi uko bimeze uko kera byari bimeze ntago ari uko ubu bikimeze nyine urukundo rw'abantu rugenda nyine ruza gake gake rugenda rutumotiva. Gusa nyine ndabashimira cyane ntago ibi bintu nyine nari mbyiteze. N'ubwa mbere binambayeho kabisa. Ndabashimira cyane. N'ubwa mbere abantu bagutunguye. N'ubwa mbere nyine bantunguye nka like this kuno kuri kamera. Birarenze imbere y'abanyarwanda. No mwaka w'umugisha nibyo ari gihe uvuga ngo uyu mwaka kera niyo bitagaza urumva no mwaka w'umugisha. Urumva kera mwabaga muri kwihiringa burya iyo umuntu atangiye kujya kuri kamera ukabona ahantu ari kugera. Ikeke niyo yoherejwe n'umuntu bamwita Jafeti Bakeli. Urumva akorera aho bita bakora keke z'ubukwe n'iza anniversaire, blood shower, baby shower, buri event yose ikeneye keke barayikora. Urumva bakorera Indera Kimironko ku Gisozi Kanombe Ikabuga Masaka n'ahandi hose banakora delivery. Umuntu ushaka keke nziza nk'iyi ngiyi nuko bayegejeyo ariko sinzi tubanza tunayibereke neza urabona agafoto kariho. Jafeti ndamushimira kabisa. Banza uyibereke nako gafoto kariho urabona imbere handitse happy birthday nuko byagize. Urumva ibintu byazamwe n'umuhungu nanjye urumva harimo n'akantu ko kubyagiza. Ako mwabanje muragafilima neza kugira tuze kumutwikira. Reba nk'iyi foto noneho tujye ku ifoto fresh. Urabona ifoto reka nange nimero z'uyu muntu rero watweje keke. Jafeti Imana umugisha gukubire kabisa kunekerezo ndabona unakora keke ziri unique kabisa. Umuntu rero waduhaye nimero ze ni 0785 038 260. Yohana mugane Jafeti abakorera ibintu birenze ababuataraza online. Jafeti aho uri hose Imana umugisha n'abandi nyine bakeneye ibirori keke nziza mu mapari nimuze nyine gucikwa nyine azabakorere. Murumva nyine keke ngiye kuryaho nkavuta ubwenge. Ni keke nziza yubashywe yazanywe na Slim Jesus. Aryo keke arayikatana nande. Murayikatana nkavuta. Arayikatana na wavuture n'ubusanzwe uzatsa. Reka tubanze tufata aka image gato fresh ndi kukareba neza. Twibagiye kuyikamera ku ruhande.
nako naribi gutyo ni fresh abantu bazabibona sibyo okay none rero ubu tugiye kuganira ndumva ibya keke byagiye cyeka nimba ashaka nk'akantu ko kugusiga ukuntu umuntu gusiga gutyo bikagira none umutipe yegeze kunyemera ngo azikuririmba akuririmbire pe yari yiyemeye nabwiye ngo uraza kuza kuririmba ngaririmba rero twagiye no mwanya wawe nose tubonye umuhanzi sister mbere yo kuyirya kamfotorera akantu kugira ngo nanjye nze kugapostinga ukuntu banamugana banza nyine ukamfatira ka phone yawe kururamo okay muririmbire rero banza umuririmbire ririmbira umwana oya senese bucubaka niyo muntu wa mbere ngiye kurimbira imbere ya kamera twagiye cyakoze cyari ku mwana avutse neza aho zo turatira kuzi kuririmba saka anniversaire se karaho gasanzwe man birangira ifate cyane Slim Jesus birarenze I can't believe my umbareka wallahi ayo mubebe se wallahi yakwifashe neza tukamuririmbira twagiye kuba tari babizi katari babizi hari umuhanzi twishyuye ugiye kuririmbira umwana wawe ukuvuga ngo nago turirimbira ubuntu ngiye kuririmbira no mwana wavutse gusa siyo gift nayo ngiye kumuha imbere ya kamera oya nago banyishyuye ni gift so reka nkuririmbire Chubaka urabizi mbere na mbere wenda nakubwira ijambo urabizi uri umuntu wadanje kuri njyewe uri uw'ingenzi mu buzima bwanjye usobanuye byinshi kuri njye uri umuvandimwe uri inshuti uri umujyanama uri umubyeyi wanjye ndetse nyine uri buri kimwe ku buzima bwanjye rero ndagukunda cyane mwifuriza byinshi birenze mwifuriza kukubona uri hejuru hadanje harenze aha ngaha uri so mbona nyine ukwiriye byinshi birenze ibyo ufite ubu ngubu tu so rero ubwa mbere ngiye kuririmba cyangwa se ngiye kuririmba imbere ya kamera ntabwo abantu benshi bari bazi ko wenda ngerageza ntabwo nzi kuririmba ariko ndagerageza tu yo muri uko kugerageza kwanjye rero so nifuje kuba wenda naririmbira Chubaka nk'aka gift muhaye so karavuga ngo Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you it's here Happy birthday to you Ugira umunsi mwiza Ukitariki wabutseho Ugira umunsi mwiza HD Isabukuru nziza Turagukunda cyane Turagukunda cyane Tukwifuriza ibyiza gusa nk'abutule Twifuza kukubona uri hejuru harenze Niwe wacu uri ku mutima life Chubaka Isabukuru nziza Happy birthday Enjoy your blessed day More life, more blessings, more success Power bano bacacuza babwataraze mpaka bebes okay ngaho musubize rero hako uyu muntu asoje kuri makana batabarenza akakaruru natwakagoswe Chubaka bimeze bite rero shangiye nabaye speechless I'm speechless birarenze ibi bintu ntago ndabifiringa wallahi ndi kubifiringa gakeya karaga keke karanaryoshye gusa nyine Imana ibaho umugisha abantu bose nyine baba babigizemo uruhare njye ntago nabona icyo mbishyuye icyo mbahaye sibyo nyine kubasabira umugisha ku Mana no kubyakira bimvuye ku mutima biranshimishije cyane ndabakunda cyane abantu bankunda abanyanga nanjye ndabanga ko sindi Imana y'i Nazareti bakwangura banga njye nkunda nanga unyanga ko sindi Imana niyo yikanganira abantu bose njye ntago ndi Imana ndi umuntu nk'ibi ibintu bikubayeho bikwibutsa iki ibintu nk'ibi mu buzima sha nyine ibi bintu ikintu nyine binyibutsa ko ari uko byakwiye kugenda
nk'ibi bintu byose umuntu akabikorana n'umuryango atari ukuvuga nyine ni ibice guhuza n'abo ku ruhande iki twese tukaba turi hamwe twishimanye dusereburira hamwe nta kuvuga ngo dusereburiye ku ruhande nyine ibi bintu biba binyeretse ko ari abantu nyine bagifite urukundo bagifite n'umutima kandi uko abantu bafata umuntu bamwe na bamwe aba ari n'abandi baba bamutekereza neza banamuzirikana tuko ntabwo umuntu yajya gutegura ibi bintu byose atagutekerezaho cyane mu buzima bwa buri munsi atanakuzirikana birarenze byatari ndishimye Imana ibahe imigisha myinshi wallahi byakurenze uno munsi vibe zahindutse emotion ziraje vibe zirahindutse birarenze byatanje cyane numva abagurimo hejuru cyane nkaho gasuye umuntu noneho ajya tuza nyine agaciringa nanjye ndi umuntu rega nimukabone twarakaye turabana beza anyway murakoze cyane na Insco birthday yarangiranye na wa munsi ariko basi ibintu byo kunungura mu bireke mujye muneguza basi reba imyeru reba imyeru ako nyine tu ni byiza ndishimye cyane Imana ikomeze ibongerere ibakubire kenshi cyane yego ni neza cyane birashimishije cyane urumva ngewe no kuba numvishe uri kuvuga gutya sibyo ariko noneho ntago nabura kukubwira wenda nk'ijambo wabwira abakunzi bawe abantu bamaje kukubona bakagukunda nk'ire jambo wavuga kuko urumva uko byagenda kose ari umuntu ukubonye muri iyi side akavuga ati uyu mutipe iyo ari kuvuga atuje biba ari byiza nk'ire jambo wabwira abantu kuko tujya no gutangira ikiganiro akantu ambwiye nyine wifuza ko warekera kuvuga ku bintu bya Titi Brown n'iki abantu bakakumenya nkawe noneho urabona ko ubaye umwana mwiza oya ikintu cya mbere kuri aho njye ntabwo nshaka kuza abanyarwanda mumenye ngo munkunde ko n'ingizi ryagiye vibe zanjye n'iziriya ngiye banyita Chubaka barizwa muri wa Vuture Vutu amata n'ubuki ku mubuati nzaba buatalaza paka bibisi ngewe nyine ntago nzaza ngo ningira umwana mwiza zira that's vibe uzabikunde cyo bireke ni slenge zanjye n'umwihariko wanjye iby'ubwana bwiza byo abanzi barabizi abo duhuza barabizi inshuti zanjye zirabizi bazi ko mbayo nanjye ndi umuntu nshira mu gaciro kandi nzi n'icyo nshaka nzaho navuye nzaho nshaka kugera ikindi kintu nabwira abantu bankunda nanjye ndabakunda cyane kuko ibi bintu nyine tuba twarabivuyemo kera slim we entertainment biragoye kugira mana ari abana bafite impano benshi babuze aho bazigaragariza kugira ngo uzabone amahirwe yo kugaragara nyine audience public abantu bakumenye biba birenze cyane nago nyine ni gake bihira bakeya abantu benshi tuba twaratangiranye ibi bintu bamwe bagiye babivamo bigira mu bindi bajya mu magaraje bajya mu bucuruzi baviki Common Entertainment ni ibintu bisaba kwihangana no kudacika intege ko duhura n'ibicanege byinshi duhura n'ibintu byinshi nyine bishaka kuduhagarika biba bisaba nyine kudacika intege gihe nyine ikintu cyagiye kinamfasha kudahagarara no kudacika intege n'abantu barimo kuko ntago nyine abantu batumenya ubu ahubwo abenshi batumenya ubu kuva kera twahoze dufite abantu bacu baduhaga motivation batari bake batari na benshi nyine bagatuma ibi bintu tubikomeza tu gihe nyine niba nkoze video ya mbere nkabona comment 10 ejo zikaba 20 ejo zikaba 30 nibyo byagendaga nyine biba motivation mvuga ngo aba bantu ko bagenda biyongera ari gihe bazavamo na miliyoni byaguke bigere no hanze niyo mpamvu nababwiye ngo nge nago ndi naha bro anytime I'm flight I'm live this country yego man nzabatungura ni cyo kintu babwira abantu bamaze kukureba bakakwikunda nyine bakagukunda nibyo nababajije kintu nababwira sha mukomeze mu supporting niba ari n'ubufasha nyine ufite wamfasha nyine mu buduhe ko nyine natwe turacyari kwishakisha n'impamvu akenshi mutana tubona ku ma platform cyane ama live tunakora n'amakava menshi nyine bya buri gihe
nyine biba n'ubushobozi ntago nyine aba ari bwinshi ko nk'iyo tugiye gushutinga dukenera nyine ibiboro byinshi tuba dukeneye nyine gusa neza icyango cya fresh dukeneye gushutinga isho ryiza ahantu heza n'amatransport sha nyine nabwo byo nyine bisaba payment aba diaspora abaki kabisa murebe ukuntu mwaturemera mwe mu Imana rukuntu iba yarabagize mutameze nkatwe ariko se ndamuga n'umuntu ushaka ko musangira isabukuru ushaka kugira ntabwo avuga nimero zawe nakaba yagira kana gushyiraho umuntu nyine ushaka ukuntu yandemera mu bijyanye nyine no kunkandira akanyenyeri ni 0783 29 04 36 amazina yanjye niswe n'ababyeyi banyita Mugisha Eritien yanabaruye kuri momo nanjye dufatanye rwose ngewe urumva ubushobozi bwanjye bwa rugo na Japhet sha Japhet we Imana iguha umugisha kandi munakomeze mukore subscribe kuri Slim Jesus ni channel nziza ni channel kandi y'ukuri itambukirizwaho ubutumwa bwiza interview duheruka gukora murabizi niyo yateje isaga birangira asubije yamushyuhije mu mutwe birangira yibaraguje ibintu bitari sawa none n'ubu dufesa anniversaire ndabizi ntago umeze neza ariko niwe wabyiteye ese biramubabaje kuko ukoze na anniversaire kandi nyine kandi yaratabashaka kongerayo ase umuntu asibisha iki kintu adafitemo uruhare nuko ubyumva se cya yarahari nuruhe ruhare abifitemo se none ko wavuze ngo bagiye kugisibira ngo bari kubanga ibiganiro byose wakoze ngo ari ukwimohoroneza bari kuntera ubwoba baze nk'ahantu uzajya wibukira anniversaire yawe bahasibye ibaze nyine bande se rega sinimo utakurusha gusenga ntago yagutera ubwoba genda senga cyane mfata umwanya nkasenga nkisengera namwe mujye munsengera ababishoboye ariko nta nubwo munandusha amasengesho no kwisengera ngiye mfata umwanya nkasenga kandi Imana ikansubiza tukaganira ngiye buranganira n'Imana mu ijuru morayo nazakaye nzamubereke uhora mu ijuru morayo nazakaye zamuzana none ubwo ngubwo ushatse kuvuga ko urabona nka kuno Titi araza kubona wakoreshe bagukura anniversaire kuri social media niki nawe asanzwe abikora ariko nekeza ko nabiri buze kwa byamushimisha nawe byibuza turaza no kubona na comment yavuga ati birthday bro n'ubutana wenda akazaba yanagutungura cha wenda mwemwa yabumva ngiye gusa nyine sinzi tu mukomeze mu nkorera ubuvugizi gusa nyine we nyine tuna nicyo nitayeho n'ubundi ngende gukora ibintu byanjye nanamutekereza nkuko nawe atananekereza yaba nekereza aba yaramfashiye kuva mbere kuko ubu nawe nta n'ikintu yabikoraho sibye gutuza ahubwo tukamakinga PC naho tuzanahuriza nta nubwo muzambona ngo ndi gukorana nawe iki nibirangira bizarangira mbe mfite brand yanjye ya Futugenge nawe ari Titi Brown nibyo tujya duhuriramo ababizi ko buri wese afite brand ko nanjye mfite brand yanjye twari brandinze tu nk'imbere y'abantu n'imbere y'Imana ni igiki wasaba Titi kintu nasaba Titi kintu ngiye nasaba Titi ku munsi w'amavuko wawe yego kintu namusaba ibi bintu ntago nyine ari sawa kwiteza media twese tuba tumaje kugira amazina yacu nubwo nyine amalevo atabari hamwe tu buri wese afite levo ye kandi buri wese afite n'ikibuga cye naho yatakira nabonera umugati kuko nyine already nanjye mba nitunze ibintu byose mba mbyimenyera ni papa ni mama kuva kuri buri kimwe ku isabune amavuta inzu kwambara kurya bya buri munsi mba nitunze nta ruhare ubifitemo uri kumva nanjye uko nta ruhare mfite ku bintu byawe sibyo ikintu nshaka reka dutuze ibi bintu bya media tubikwame dushyire hamwe duhuze mu buzima busanzwe nk'abavandimwe nyine nk'uko abavandimwe bakabanye niba ari na dance wabona wenda imibyinire yanjye n'iyawe bidahura uri kumva wowe kumye ubyine ukore nka Titi Brown nanjye nkore nikorere ku giti cyanjye na Futugenge sibyo dusapotingane mu bushobozi buhari bwose duhuze nk'abavandimwe nk'ababradi ibintu byose bihagarare
niba ari n'ikibazo mfite cyayikosa niba ari n'ikintu nanakora kitagushimisha niba ari n'ikibitera ikosa njye ntago nyizi ubimbwire nsaba imbabazi ntuzongere kuza kuri media uvuga ibintu bya family issues yego nibyo ngibyo murakoze nta kindi Titi Brown ntago nkwanga kandi mwifuriza n'iterambere uranabiswa nakuze nkufana ariko ubu ntago nyigufana ntago nyine nyigufana ntago ngiye njya imboga urabizi nubaha so zanjye nako nubaha so zawe nuko nanjye mba mfite haso zanjye rero nanjye nyubaha ntabwo uzi ibi bintu uko nabigezeho nta nubwo uzi inzira nanyuzemo unaba yarigomye ibintu byinshi hanyuma kuri anniversary y'ubushize waramupostinze yiwe nari namushyizeho ariko nta nubwo yari yanumiye mu bayitashye sinari nyirimo ubwo nyine n'ubundi Titi Brown rega ukuntu byabaga bimeze twarahuzaga ku buryarya tugaciringa bisanzwe bikarangiriraho iki nkaguma mwiyo n'ubundi nkavuga uyu muntu twirirwa duhuza uko iki nta biganiro niyo mpamvu rega agenda nabinyujije muri media nabonye ibintu bisigaye byihuta nubwo babamo na mistake n'ibyago bari banyisha abantu ko natabaye nitaye iwacu sha Brusume Imana iguha inka nyinshi inka nka sa uri umugabo ubu ngubu we na Titi ntabwo yagusuhuza muhuriye mu nzira nanjye sinzi tu abashizeho nk'amezi 5 tudacakirana ako mucakiranya yagusuhuza tutanavugana kandi nyine tubana mu gace kamwe bigeze kuvugana ejo ndamubwira ko agiye kumufasha oya meruka ko uri yambwira ribu nkamukatira ntago yongeye ako ni ikibazo nk'abavandimwe Titi niwe mukuru arananduta cyane nubwo mukurikira bwa rimwe bwa gatatu mukurikira bwa gatanu rega niwe ugomba kubirangiza ibyo kuntumaho ba tante ba papa ba sister bande bo ntago ari bo babitangije kandi nta n'ikibazo mfitanye nabo bo tumeranye neza werangiriza ibintu nk'uko ari we wabitangiye ajya gutuma kuri ba tante bango ba tante ba sister bande bose ariko ibintu birababaje cyane ibintu birababaje birababaje nyine ari kubura uko bikira turi kubigendamo n'abantu bagukoresheje ikiganiro hari abantu nyine hari abantu baza babibukiramo iki ngo ni ama-views ngo ni planka bro ibi bintu biri sere kandi nabivuze kenshi ngo kuri muzakubona kandi himself ni uzabyisoresha mu gihe nadashaka kubisoza akaguma bigendera kure nzaguma mutam park I get it uza maroketi tubitse inyuma big energy hari abantu bavuga ngo urumva hari abantu bavuga ngo kuba tugukoresha ibiganiro nuko twanga Titi cyangwa tuba turwanya Titi hari abantu bajya babivuga ariko rero sibyo n'abantu tujya tubasobanura babyumva twe kuba tugukoresha ikiganiro ntago ari uko twanga Titi nawe nuko uri umuntu nk'abandi urumva nawe nuko uri umuntu nk'abandi uri umucelebrity nk'abandi cyangwa n'ibyo ukora bigomba kujya kuri media ntabwo kuvukana na Titi tuzakwima ibiganiro ngo utazaza ukisanga avuze Titi reka ngo ubwenge n'abantu ugenda nababwiza no kuri bushize cya kiganiro twakoze ntago wigeze warambwiye ngo cyakugezeho nuza wenda ingaruka cyangwa iki sibyo ako cya kiganiro twakoze nanjye ubwanjye abantu benshi batangiye kumbaza ese Titi muri gupfa iki ese kuki uriya mwana uri kumurwanya urumva ariko abantu mbabwiza ukuri rwose ngiye nkoresha umuntu ikiganiro kuko agikwiriye ntabwo njye nkora ibiganiro bya pranka byo kubeshya ariko nanone nimba Titi azi ko wenda hari ibintu adakora byiza kandi akaba none se Melody none se ari njyewe na Titi ninde wahuje na Melody kenshi ni Titi siwe babanye mu buzima busanzwe Philipita saramwanga ntagamwanga ari njye nawe se ninde bari kumva abandi bakarara se baramwanga bari abantu ahubwo abandi banyamakuru ni babandi nyine bakimushyigikiye bo bamurekuye yahitagwa n'aba bose n'abashumi be ahubwo ni abanyamakuru bo bagendera straight batarya imboga bavuga umwana ari kuvuga ukuri reka tumuhe ubuvugizi kuko nyine byari byarangiye yari yangwishije nanjye buriya narwanya urugamba kugira ngo aruke yego ubugome we sha bacina rukundo badufitiye gusa nyine byararangiye Melody yahacanye umucyo yabikoze ibintu byose nta matsa n'ubuki nanjye ikiganiro cya mbere nakoze naravuze ariko duhuze nk'abavandimwe barabyanga guma bijya kure ashaka kudefanda
ni nko kujya kudefanda igitego cyageze mu izamu ukavuga ukuntu nyine ngo atari cyo kandi bigaragara ko cyageze mu icundura rero iyo uje ubidefanda uba ukoze ikosa ahubwo urabyakira ko watsinzwe ahubwo ukajya kudefanda ugashaka ukuntu nyine wabikemura naho ibyo kudefanda igitego cyageze mu izamu byo bireke. ni byiza cyane urumva ukuri abanyarwanda barakubonye umushize twakoze ikiganiro bagira ibyabo bavuga ariko twega twakoresha ikiganiro nkuko nundi wese uzakeneye ikiganiro tukumva ibyo ari kuvuga ni bizima tuzamuha ikiganiro nta muntu twanga na Titi nawe nagishaka ashaka kuvugira icyo avuga kuri wowe nawe tuzamuzana tukimuhe nundi wese uzaza namwe niyo byagiye wese tuzaza tukimuhe twe nta kibazo nako tuzanga umuntu kuba ngo nuko runaka ngo kuko ngo ari umusitari ngo we gukoresha ngo petit frère wiwe ngo biragira wapi kuko twese dufite channel zacu dukoresha sibyo dufite channel zacu dukoresha nta muntu ari Titi ari nande bose nawe ufite akamaro kuri channel yanjye kadanje nawe yimfunguriye nemere kuzana aho nshaka uwo nashaka nkamukuraho no kuvugira ibyo dushaka regana kuzi kamera ni zacu twiguriye dufite n'uburenganzira n'iminwa ni yacu n'amagambo dusora na yacu cyumfa dahari kandi nabatiti ni benshi rega mu gihe nabura nanjye nzaza mvuge nimbura batumirwa nanjye nzaza mvuge umva ukuba buatalaza paka BBC tukabavutura urumva rero kuri rero kwa gutangiwemo nago abantu bazakomeza kutubangamira ngo ibintu ngo tubyihorere biri aho ngaho urumva umuntu aboneyemo no kubwiza abantu kuri sibyo let's make peace brother. This life no balance. Life no balance. Yeah man, life is short. Anytime we can fly. I can't believe my leave this country. Okay, twagiye rero. Twihere mikoro mutwe. Uyu munsi turarya keke. Kata keke kata oh kata 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 keke kata oh kata paka bwebwese twikomereze rero none rero reka nkubwire eritse nako cuba mutwe Bertraman Bertrand kuri TikTok Bertrand ndashaka none ko tubwira Eritse avuze iki kuri wowe ni umutipe dufata nk'umurara bitewe nuko umuvandimwe yamutubwiye ahubwo umanaginga gute kubana n'ikirara ibyo ngibyo by'abantu bavuga ko ari ikirara sinzi ahantu babikura sinzi wenda cyangwa se impamvu ituma babivuga nibaza n'ukuntu wa blaming umuntu ngo ni ikirara utazi life abaye mutazi ziwe utazi character ziwe mutaranamarana na full day basi nyine nguvuga ati wenda nabonye iyo mico yiwe nyine ubusanga kenshi n'abantu bavuga umuntu nabi cyase bari kuvuga batera nk'ama comment ari negative ari abantu baba batazi umuntu neza tuburiye umuntu kuzi fresh ntabwo yatinyuka kuza kwibara gusa cyase kuvuga ibintu by'ubugoryi bitandukanye n'ibyo mwari murimo so Eritse rero mu buzima busanzwe usibye wenda kumubona hano imbere ya kamera aje irakaje iki ni umuntu nyine buriya nyine ukunda kuba yikwamiye tu ni umuntu tugera nyine n'ahantu henshi kubera uko ngewe ari ukuntu nyine nsa nk'umurusha nyine vibe ku boro tu ariko atari uko nzimurusha ariko nyine we wenda yabanje kumenya situation ariyo cyangwa se ari kubanza kureba ikibuga nyine abantu benshi bakanambwira ko uri igisazi abantu benshi bajyaga banambwira ko uri umusazi mbona utitonda nka Eritse yewe na Mary wanjye na mama wanjye kera najyaga nkora ibifite indishume yaje dakajya amurugero kuri Eritse undi mwana uri mwana z'ubuzima iki boro nkizo ariko nyine na Mary nyine asigaye abona birariganye nanjye durabwame naragaritse yitonda nyine wowe ari wowe oya n'ubundi n'abantu benshi kabisa nyine bavuga ati ngo nyine ngo ninjye wamugize umusazi ngo ninjye nyine ngo mushuka ibintu nk'ibyo ariko nyine mu buzima busanzwe Eritse nyine ntago nyine akunda kuyagara nagakunda gusara so niyo yagayagara aho ari ngombwa mu byanya bye ariko n'umuntu ukunda gukora ibintu byo ari loki umuntu uri seriye cyane mu buzima busanzwe kabisa abantu benshi nyine hari ukuntu abana seriye bakagira ngo yanarakaye bakamuha se kutari kuvuga bimeze bite byagenze gute ufite ikihe kibazo wagahita yisekera akavuga ati ntari bimari nta kibazo atabereka ko ntari ariko nyine ntago ari umusazi kabisa nkuko babivuga cyangwa se nkuko babitekereza aho babivuga mayi n'ubugambo bwabo ntago wabuze inyombya kuyomba jye bareka bayombe bazagera baruhe ariko umuntu wa nyawe Eritse wa nyawe ni umuji wa fresh kandi buri muntu wese wamenya mu buzima busanzwe yamwishimira
ko nanjye ntabwo twahoze uri ikirara se ngiye ko mutajya muvuga ngo yewe nuko ubutavuze nuko udafite uri kuvuga nugira uwo uvuga nawe tuzakwita ikirara kandi nanjye digi mba ndi kumujyaho ari navuga ngo uriya ni nyine ari navuga ko ari umushuka nyine nko kumaje kubyivugira so tuganire rero Eritiye watubwiye twigeze twatangiye ikiganiro tukineza wagira ngo mwamuzi papa se ikiganiro mutubwira ukuntu mwahuye n'iki sibyo none ndashaka ko tubwira wenda muri life bisanzwe urabona ko nyine ndashaka tuga muri life bisanzwe ni umuntu ubayeho gute ubayeho gute ukurikije nk'ibyo ngibyo ndetse kandi mbere yuko muza muri media niwe wigeze agupropose ati reka tuzavuge kuri Titi ikintu gihari na muntu wa propose n'undi kuvuga kuri Titi man sinzi n'impamvu uwo muntu igumugaruye no kuvuga nje ntabwo mba kumuganira erega man ntabwo mba nshaka kwiterera mu mata y'isazi kandi nazi ko yatokoza so no kuvuga ngo nta muntu wavuze ngo tuganire kuri Titi ninde dukomeze nta kantu kakancitse rumva so no kuvuga ngo nta muntu wagiriye undi nama mani yo kuvuga kuri Titi bro n'abanyarwanda babyumve nta n'uwigeze atekereza kumuvugaho uko ibyo bintu yaberitse ashaka kubivuga aba yarabivuze kera bro ni kera twahereye kera dufite opportunity yo ku ma TV dufite aho kuvugira harenze kandi tukavuga ibyo dushaka ariko ibyo ngibyo byose yarabyihanganiraga agakwama akavuga ati ni umuvandimwe mwihorere buri gihe kizagera nawe nyine agatima gatere cyangwa se atekereze kabiri avuga ati so wundi why not nawuzana murumuna wanjye gute tudakorana kandi afite ubushobozi nkorana n'abana narenze birirwa bamusaba akazi abana akoresherega Titi mani birirwa badusaba akazi turanabakoresha benshi tubaha akazi so nyine byundi byatangiriye kuri The Choice nkuko yabikubwiye urumva nyine twe kuko tujya dusohora ama video dance cover kandi ari kuri karite ya danje nyine ari ku rwego rushimishije hari na video zacu butagira ngo turi abanyarwanda kabisa bitewe n'icyangwe umuteguro choreography nibisazi nyine tuba turi abasazi bro iyo twavuze ngo tugiye gukora projet nyine abari ugutegura so rero nyine ari ukuntu tuzisohora nko kuri TV bagahita badutumira urumva nyine project usohora kuri televiziyo bakagutumira naga bari projet yoroshye cyangwa se aho ngaho gusa urumva so sometime nyine RBA bakadutumira rimwe kabiri ari aba twagize nko mu rugo The Choice Philip tubona rimwe kabiri gatatu none ubwo ngubwo gatatu nibwo twari dukoranye ikiganiro ubundi twarakubitaga gusa twajya tuga performinga tukavuga nk'iminota ingahe tugahita dukomeza na twicaye gutya twicaye kabisa muri The Choice turi gukora ikiganiro tumaje guperforminga n'ubundi bwa budense bwacu ntago bwabura twe ntago turi nk'abari abaniga bagenda bakagira isoni zo kugira ibintu babyina imbere y'abanyarwanda ko nta kintu bafite twe turabanza tukakuvutura ukanabona ko kabisa abapeti baje ari abasazi nyine banabikwiriye kuba bari kuri iyo TV urumva turaganira na Philipita ageze gutya bayizuza atari ko ubundi Eritiye tikongewe mumaje kubona hano inshuro nyinshi kandi mbona ukora ibintu biri urumva nyine nuko nkuko ibintu byatangiye nta muntu wazanye igitekerezo cyo kujya kuri Titi byatangiye The Choice nawe n'ubundi uwo Titi muri kuvuga n'ubundi nawe yakotereje ubundi muri Sunday Choice avuga ni murumuna wanjye ariko afite impamvu ze so nuko byaje nyine biza gutyo nsinzi man mvuri no gutuma mvuga kuri Titi man ntabwo ubona ko ikiganiro kiri kuba ngiye mba nikwame muri kumuvuga so nyine ntabwo mba nshanye no kubona ko ari we twagize content twese kuri anniversary ya Nuza ya Eritiye nyine ndashaka wenda kutubwira wenda byarabaye ariko ndashaka none kugira ijambo mubwira hano ngiye n'ikintu umubwira nyine nawe kuri uyu munsi wiwe mbwire uwo ngo Eritiye kabisa ngira ikintu mbwira Eritiye ijambo wabwira Eritiye kandi namurabuye mani sinamubwiye mbere yuko ndirimba cyababyibagiwe nabanje gutanga ga speech ukuntu abantu bavuga ariko none uvuga ati wenda ariko nayo nakongera ngo namurabura no sibyo mubwira ni byinshi ntago byashira n'ubundi ibyo mubwira byiza arabizi buri gihe mwana umuntu urumva umuntu mwana mu buzima bwa buri munsi umuntu mwana mu nzu mufitanye nyine umubano urenze no kubona abanye n'umuvandimwe wawe urumva umuntu umenya ko wabwiriwe umenya ko wakarabye umenya ko wambaye umenya ko inzu murimo yishyuwe umenya ko ntago mujya mubwirirwa bro ntago ari ngombwa kuza kubivugira hano imbere y'itangazamakuru ariko iyi Kigali ntago biba byoroshye nyine sometime hari igihe bibinsaza ariko ntago twavuga ko nyine turi abana batahawe umugisha ku buryo twaburara ngo twongere cyane ko twabwirirwa ngo twongere tuburare so ejo biranga ejo bigakunda ubuzima bugakomeza amana ariko nyine tuba turi abahasira tuba tukiri gustragolinga n'ubundi ntago biba byari byagakunda kabisa ibintu byose aba ari
kugenda tubikora gake gake. So rero ikintu namubwira Ritsie ni inshuti nziza, yambereye inshuti nziza, yambereye umuvandimwe, yambereye aho benshi batabaye. So ni byinshi namwigiyeho, nawe ni byinshi yanyigiyeho, ni byinshi twagiye twunguranaho inama. Ni byinshi nyine nagiye mufatiraho amasomo, nabikora nyine nkabona ni fresh, birimo birakunda. Yambereye icyitegererezo muri make muri life tu. Ni umuvandimwe mwiza, ni inshuti nziza, ntabwo ajya nenguhaye gahunda n'ubwo nazibana zidakomanya amahembe, ariko twebwe ibyacu nyine n'abantu birabacanga. So ndamukunda cyane, mwifuriza ibyiza gusa, mwifuza kumubona hejuru harenze, nifuza kubona afite ubutunzi bwatari, kuko ni umuntu nyine ufite inzozi kabisa, ushaka kugira byinshi ageraho. Ni umuntu ufite amaproje, ni umuntu nyine ubona ufite inyota yo kuba kabisa yagira icyo ageraho. Ni umuntu ufite inyota y'iterambere, ni umuntu ufite inyota yo kuzabaho ubuzima bwiza, kuko bureretse ntabwo ari umuntu nyine wenda wakuriye mu buzima bwiza nyine cyane. Ni umuhasla as life, ubuzima buba arabuzi, ubwiza arabuzi. So ni umuntu nyine utifuza ko wenda n'umwana we cyangwa se na famille yiwe wenda yazakurira muri life yakuriyemo cyangwa se yabayemo. Ndamukunda cyane, ndahari kubwiwe, buri kimwe intambara zose tuzazicanamo, ntabwo nzigera mutererana nk'uko abizi, nk'uko duhora tubibwirana. Urabyumva, abantu babanye nkatwe baba muri uru ruganda, ntabwo habura abantu babateranya, abavuga amagambo, abashaka kubasumbanyisha amalevo n'ibiki. kandi ibyo biboro byose iyo byatangiye kuza mu buzima bwanyu, byose bitabirangira nta rugendo muba mugifitanye nyine. Mutangira nyine ibiboro byo kwiyumva, kwitekereza uko utari, kandi buri ikintu bita team. Iyo muri team nyine muba muri umwe bro. Ibyo undi yaba agezeho cyangwa se ibyo yaba akora, uko yaba abyina, niyo yaba akurenze, niyo yaba akurusha, niyo yaba ari we uhuzana n'abantu badanje, niyo yaba ari guhuza n'abantu, niyo yaba ari we ubigukora, apfa kuba muri team, muba muri umwe bro. So rero njyewe nyine niyo ngingo ngenderaho, nuko mufata nk'umuvandimwe, ni umukunzi, ni umujyanama, ni umuvandimwe, ni inshuti yanjye. Nyine avuze byinshi kuri njye ntashobora kuvuga imbere ya kamera, nk'uko nabikubwiye n'ubundi nari navuze, nari namwifurije n'ubundi mbere, namubwiye amagambo meza mbere yuko nanamuririmbira. So ibyinshi byiza arabizi, ibyo mwifuriza ndakeka ari ibyo ngibyo. Ndamukunda cyane, nzagerageza kumuberaho benshi batamubereye, kandi nifuza ko nyine dukora ibintu birenze muri iki gihugu ewana. kandi uyu mwaka niwo kera bitaga hazaza, mutwitege kabisa. Ni fresh cyane. Mumere mikoro tugiye no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Okay. Ritsie, turi kugana ku musozo, ndagira ngo ugire nawe ikintu wenda usinga ikintu wasezeranya abanyarwanda bagukurikiye muri kano kanya. Abanyarwanda atubwiye bimwe mu buzima bwawe n'ibiki. Abanyarwanda nyine ikintu nabasezeranya, ntago nzabatenguha, kandi abantu banyigiriye icyizere ko nshoboye, nanjye ntago nzabatenguha. Never give up starting. Nzakomeza kabisa nkore, kandi nyine dream zanjye n'inzozi zanjye nzazigeraho, kandi namwe nyine turi kumwe mubibona, kandi nyine bizakunda. Ikintu nabasezeranye, nzabakorera cyane ibintu byinshi kandi byiza. Njye nyine ku giti cyanjye sinzi aho bigeze, ariko njye nyine mba mbifata nkaho aribwo nyitangira, nta n'ikintu ndakora. Ibintu byinshi byiza biri imbere, n'ibyo gukora ari byo byinshi. Genda bateganya nyine kujya mbatamo paka, kandi ibintu byiza bifite quality, kandi nyine mukomeze munsapoting, ndabakunda cyane. Mani komeze ibahe imigisha, kandi mukomeze munadufollowing ku ma social media yacu. Yanjye ni Ararize Dancer kuri Instagram, TikTok na Facebook. Mugenzi wanjye ni Bertrand Dancer kuri TikTok na Instagram hose. Noneho page yacu nyine ya genge yacu ni Vutugenge official, cyangwa wavuture bisanzwe. Ni ibyo ngibyo kabisa. So anyway, tutararenga aho ngaho, dufite na company twamamariza bita Dopic Electronics, nk'uko n'ubundi ubushize twabivuze. Ni company igira ibikoresho byiza kandi byizewe, birambye. So bakorera hano mu mujyi inyuma ya Simba gatoya, hafi no ku iposta. Ukeneye kubagana wabwira Dopic Electronics, bakorera mu mujyi.
nuze brand ambassador wayo ni Dave Dopic, ubakeneye cyangwa se ushobora no gusacinga wenda nk'umuntu udashobora utazi kubyandika cyangwa se utazi ahantu yabariza, natwe watubaza ngo tumaje kuvuga imbuga zacu, wabaza Ararize Dancer, wabaza Bertrand Dancer, cyangwa se ukandikira website ya Vutugenge, nabwo nta kibazo twabakugezaho. So bagira ibikoresho byiza byizewe, amakamera meza, ama bluetooth, ama mashini, ama iPhone, ama ring light, ama microphone. That is home of all electronics. Mutugane kabisa, tubaye ibikoresho byiza kandi byizewe birambye. Uko nguko rero mubona dusa, iki cyangwe twambaye, umuntu watwambitse Chubaka nawe yabarabura kabisa, akababwira umuntu watwambitse ukeneye gusa neza, ukeneye kwambara uducomplete nk'utu ngutu tw'abasirimu kandi tutarimo akavuyo, tutajabye, ducaguwa twiza, pani byangwe byamangaze kandi utasanga ahandi, utabona na buri muntu wari wese. Wagana uyu muntu ndetse yagiye kubwira akakwambika nta kibazo. Umudesigner wacu uri kutwambika muri no minsi bamwita Biona Store. Biona ni ikigande, abantu bakunda kwibaza kuri iryo zina. Biona nyine mu kinyarwanda bisobanuye byose. We nyine ni byose, store, Biona byose design. Yego. Ni Biona mu kigande, akorera Kimisagara, nawe ukeneye cyangwe wamwandikira cyangwa natwe